turi kugenda twerekeza mu mpera z'umwaka aho umuntu asubiza amaso inyuma akareba intego yari yarihaye guhera mu kwezi kwa mbere agasuzuma ibyo yabashije kugeraho mu kwezi kwa 12. Mfite ibintu byinshi cyane nshaka kubabwira, ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ikintu kimwe cyonyine gishobora kuba cyarabaye intandaro yo kuba utarageze ku ntego wari warihaye kugeraho. Nkurikize tugende. Hashobora kuba hari impamvu nyinshi zatumye utagera ku ntego wari wihaye, ariko ndashaka kubwira impamvu imwe yonyine ikurikira. Akenshi iyo umwaka ugitangira hari icyo twita New Year's Resolution, cyangwa se bya byemezo ufata umwaka ugitangira uvuga uti uyu mwaka ndashaka kuzagera ku ibi ngibi, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze 96% bya resolutions cyangwa se ibyo abantu baba biyemeje gukora bitarenga mu kwezi kwa mbere. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa mbere baba babijugunye, baba babyibagiwe, baba babitaye. Reka turebe ikintu cyatumye mu by'ukuri utagera ku ntego zawe. Hano dufite goals, hano murabona amagambo atandukanye, dufite time, dufite energy. Bivuze iki? Bivuze ngo ibyo waba ukeneye kugira ngo ugere ku ntego zawe waba ukeneye igihe mbere na mbere, kuko ntiwagera ku ntego zawe utabona igihe gihagije cyo gukora ibyo ushaka gukora. Icya kabiri waba ukeneye ni energy, waba ukeneye imbaraga, waba ukeneye kuba ufite imbaraga zihagije kugira ngo ukore ibyo washakaga gukora. Mu gihe waba ufite time, waba ufite igihe gihagije, ukaba ufite n'imbaraga zihagije, uyu munsi umwaka uri kurangira uri kureba ugasanga goals zawe, ugasanga intego zawe mu by'ukuri ushaka kugeraho ntabwo wazigezeho nk'uko wabishakaga. Ushobora kuba wibaza uti byagenze bite, ushobora no gutekereza uti ahari wenda ntabwo mfite ubwenge buhagije, mfite imbaraga zihagije, nyamara icyo ngicyo ntabwo cyo kibazo. Niyo mpamvu ngira ngo nkwereke ikibazo mu by'ukuri aho kiri. Wari ufite igihe gihagije kandi waragikoresheje neza, izi tuvuge ko ari atoms of time. Igihe gihagije rwose waragikoresheje, ariko biragaragara ko umusaruro w'igihe cyawe ntabwo wagendaga werekeza kuri goals zawe. Wakoresheje n'imbaraga nyinshi cyane nk'uko n'abandi bose bakoresheje imbaraga zabo, ariko imbaraga zawe zajyaga ntabwo ziri kugenda zerekeza kuri goals wari ufite cyangwa se ku ntego wari wihaye ubwo uyu mwaka watangiraga. Niyo mpamvu tujya ku gishushanyo cya kabiri aho twibaza ngo what you really needed, icyo wari ukeneye ni this is what you need. Icyo rero ukeneye kugira ngo noneho ibyo wiyemeza intego wiha mu mwaka ukurikiyeho zizagerweho ni iki ngiki. Ufite igihe cyawe, igihe n'ubundi birumvikana ko uzaba ugikeneye, ufite atoms of time. Hanyuma uzaba ukeneye no kuba ufite imbaraga. Hari ikintu kimwe kizatuma igihe wakoresheje ndetse n'imbaraga zawe biza bigatanga umusaruro ku buryo intego zawe noneho zizagerwaho. Icyo ngicyo rero nicyo ngiye kukwereka. Icyo ngicyo nicyo wari ukeneye uhereye na mbere hose. Icyo nicyo twita self discipline.